ndagira ngo umunsi wa none mwigire hino tuganire kuri ibi bintu, cyane cyane abagabo by'umwihariko. Ndagira ngo mwigire hino turebe ukuntu umugabo nyamugabo aba agomba kwitwara, turebere hamwe ibi bintu 10 umugabo nyamugabo aba agomba kwitondera. Namwe basore kandi ibi birabareba, mbese twese muri rusange ibi bintu biratureba. Hari nk'igihe muba mwicaye nk'ahantu runaka, muri bisi cyangwa se muri ku kazi, mu nzira, mbese ahantu hatandukanye, ukajya ukabona nk'umuntu w'umugabo, umuntu w'umusore akoze nk'ikintu, ukabona ni wowe ugize nk'isoni, ukumva birakubabaje, ukibaza uti se uyu muntu ubundi imyitwarire ye ni iyihe? Ese azavamo umugabo nyabaki? Mbese ukabona arimo arasebya abandi bagabo, arimo arasebya sosiyete nyarwanda, isoni n'ibimwaro akaba ari mwebwe bifata, ukabona ni nko kubasebya. Iyi ni imyitwarire 10, ibi ni ibintu 10 umugabo nyamugabo aba atagomba gukora uko byagenda kose. Duhereye ku cyambere twihuse cyane, umugabo nyamugabo ni umuntu uba ugomba kwirinda ikintu icyo ari cyo cyose cyatesha agaciro umugore. Iri ni ikosa rikomeye cyane. Hari abagabo cyangwa abasore baba bumva ko kugira ngo agaragare nk'umuntu ukomeye, agaragare nk'umugabo w'umunyembaraga, ari uko aba agomba gusuzugura abagore, ari uko aba agomba gutesha agaciro abagore. Ariko ibi ngibi ni ikosa rikomeye. Ahangaha uretse no kuba amategeko yaguhana, ariko ubundi ni igikorwa cy'ubugwari gutesha agaciro umugore, gutesha agaciro igitsina gore. Kuko burya menya ko niba uri n'umusore, fiance wawe akakubonaho nk'ikimenyetso cyerekana ko gishobora kuba kigaragaza ko utubaha abagore, utesha agaciro umugore, menya ngo ibyawe nawe bizaba biri kugera ku iherezo. Ahangaha ibikorwa ushobora gukora bikagaragara nk'aho utubaha umugore, ni cya gihe uba umutonganya cyane, nta n'ikintu akoze kibi, ugasanga ntumuha ijambo ngo avuge, ahubwo yajya kuvuga ukamutwama, ugasanga ntumuha agaciro, yaba ari nko kukubwira ikintu ukamwihorera, mbese ugaragaza ko nta kintu avuze, ugaragaza ko nta gaciro uba wamuhaye. Ntago ari ibyo gusa, nta nubwo ari aho gusa, kuko tugirwa inama ko ahantu hose wahurira n'umukobwa cyangwa umudamu, muha agaciro ke, umwubahe, nk'uko twaje gusanga ko ari ikintu cy'ingenzi cyane. Kandi kubaha umugore ntago bituma ucika amazi, ahubwo bituma ugaragara nk'umugabo ufite amahame agenderaho, uri intellectual kandi wiyubashye. Ikintu cya kabiri kiranga umugabo nyamugabo. Umugabo nyamugabo ni umuntu iyo mudafite ikintu, iyo hari ikintu mutarimo guhuza, hari ibyo mutarimo kumvikana, ibyo amenya kubitandukanya no kuba yagutesha agaciro no kuba yakwandarika. Abantu benshi iyo hari ikintu mutumvikanaho bahita babijyanira hamwe, bakakubonamo nk'umuntu wa feke, nk'umuntu utazi ubwenge, nk'umuntu uciriritse uri hasi. Ariko burya kuba utumvikana n'umuntu ku ngingo runaka ntago biguha imbaraga zo kumutesha agaciro, kuko ushobora no gusanga ahubwo atari wowe uri kumva ibintu neza nk'uko byakagenze. Ntukihutire rero guhita uvuga ko kuba utumvikana n'umuntu, kuba hari ikintu mutavugaho rumwe, ngo utangire umusebye mu bandi, ngo uriya muntu nta bwenge azi, uriya muntu araciriritse, ngo nubwo mumubona agenda nta bitekerezo bizima afite. Twese muri ubu buzima tugira intego zitandukanye. Hari n'igihe ubona ibyakambereye byiza, ngewe ahubwo atari byo nshaka, nkaba numva ibyo nta kintu byamarira ndetse bitampa ibyishimo nshaka. Ntacyo uri cyo rero cyo kumpitiramo ibyakambereye byiza. Niba hari ibyo tutumvikanaho, binyubahire nanjye mbikubahire, niyo myumvire yanjye, nawe ugumane imyumvire yawe, ubundi ubuzima bukomeze. Burya kandi umugabo nyamugabo numenya ko kubaha icyiciro icyo ari cyo cyose ntago ari imbaraga nke, ntago ari ubugwari. Burya guca bugufi, kubahira umuntu uko ari, ndetse rwose ukanabigaragaza,
ni ikimenyetso kigaragaza ko uzi neza imikorere n'amategeko agenga iyi si. Niba ari umwana, mwubahire ko ari umwana. Niba ari umuntu ufite imbaraga nkeya cyangwa se babandi twita ngo ni abakene, bimwubahire, wimuhutaza. Bigaragaza ko uri umugabo ufite umutima kandi ukwiye kubahwa. Ngira ngo icyo kintu rero nacyo tujye tucyitaho cyane, kuko ni ikintu cy'ingenzi kiranga umugabo nyamugabo. Umugabo nyamugabo kandi ntagashinja amakosa abandi mu gihe yatsinzwe. Abantu benshi iyo batsinzwe cyangwa hari ikintu kitagenze neza, usanga aba afite umuntu agomba kubyegekaho, usanga aba afite impamvu agomba gutanga. Ntamenye ko burya buri kintu cyose kiba ku muntu, buri kintu cyose kitubaho, ku ijanisha rinini tuba twabigizemo uruhare twebwe ubwacu. Burya ikintu kitwica ni uko dutekereza ku bindi, tugatekereza impamvu zaturutse ahandi, ariko tukirengagiza kureba ese twebwe ni uruhare twagize, ese ngewe ni uruhare ruhe nagize kugira ngo ibi bintu bimbeho, kandi uko byagenda kose uruhare rwanjye narwo ruba rurimo. Kuko byonyine niba ntarabashije gushishoza neza ngo nkoreshe neza ubwenge Imana yampaye, hanyuma mbone ko ibintu ndimo bizagenda gutya ahazaza, iryo ryonyine ni ikosa ryanjye. Ibyo byonyine icyaha kirampama cyo kugira ubuteganye bukeya. Urwo ni urugero rwa hafi nguhaye, ariko burya iyo witegereje neza usanga ijanisha rinini ikintu cyakubayeho, ikintu kikubaho ubu ngubu, byose ubifitemo uruhare kandi rukomeye. Rekeraho rero kubyegeka ku bandi, rekeraho gushakisha impamvu zigiye zitandukanye ziturutse ikantarange. Umugabo nyamugabo ni uwemera kandi agafata responsibility z'ibyamubayeho, ukaba accountable, mbese ukemera kubibazwa ku giti cyawe. Amakosa yawe yemere, kuko burya gutera imbere bihera ku cyo twita accountability. Kuba wakwemera ibikubayeho, ndetse ukaba bibaye ngombwa ko ubibazwa, ukaba wakwemera ko utagomba kubishyira ku wundi uwo ari we wese. Umugabo nyamugabo kandi ntago abeshya kugira ngo agaragare neza, ahacana umucyo, kandi agendeye ku binyoma kirazira kikaziririzwa. Buriya kuba wabeshya cyangwa kuba wabwira abantu inkuru zibeshya, wivuga ibigwi, wifatira abantu uburyo urenze, ibyo utunze kandi bidahari, uburyo ubayeho neza kandi byahebye ukajya, ibyo bintu bishobora kuguha icyubahiro ariko gishingiye ku binyoma. Ndetse n'icya cyubahiro ni ya ntebe uzahabwa rimwe ritagira irya kabiri, ahubwo hagakurikiraho kugukwena, kuguseka no kugukura mu ruhame rw'abandi bagabo, ukamera nka cya kinyoma gihabwa intebe rimwe iziriya kabiri. Burya ikintu kizima ni ukuba uwa nyawe, kabone niyo waba ukirimo wiyubaka, ntago ari ngombwa ngo ubeshye, kuko burya abantu uko baba bameze kose, urwego baba barimo rwose, umugabo ugaragara nk'aho adafite agaciro imbere yabo ni wa mugabo utagira imipangu, ni wa mugabo uba uri aho adafite icyerekezo cy'ejo hazaza. Ariko burya niyo waba ukiri hasi, ukiri kwiyubaka, ariko ufite plan, ufite icyo uri gukora kandi witeze ko kizakugendekera neza, witeze ko kizaguha ahazaza heza, witinya rwose, gira confidence. Ndakubwiza ukuri, wowe nta n'abantu mutakwicarana. Ndetse niba ukiri n'umusore, nkwibire n'ibanga, burya abakobwa bakunda wa musore niyo yaba ataragera kuri byinshi, niyo yaba akiyubaka, ariko icyambere nuko baba babona ko afite ejo hazaza, afite plan, afite imishinga. Uwo nguwo niwe ahanini baba bakeneye. Ubwo rero nta mpamvu yo kubeshya cyangwa se yo kwirarira, kuko igihe wavumbuwe ko imyitwarire yawe ari ukubeshya, ibyawe bizaba bikurangiriyeho. Umugabo nyamugabo kandi ni umugabo ugira inshingano, ni umugabo uba ushyize imbere
resiponsabirite nk'umuntu w'umugabo. Igihe cyose uzaba ushyize imbere inshingano zawe kandi z'ingenzi akaba arizo witaho, kwita ku muryango, kwita ku kazi kawe neza cyane, na za nshingano zawe za buri munsi zituma famiye yawe ijya imbere, aha nta gushidikanya uba uri umugabo nyamugabo. Ndetse isaha n'isaha ujya uhora witeguye kuzamura igikombe cy'ishimwe hejuru cyane. Umugabo nyamugabo kandi iyo yatangiye ikintu aragisoza. Aha ni hahandi usanga abantu benshi bacika intege batarangije ibyo biyemeje. Burya gucika intege utageze ku ntego biranga abanyembaraga nke, kandi uwo ntago ari we mugabo ukeneye kuba we. Niba watangiye, soza utitaye ku byo uzahuriramo nabyo hagati. Ikintu cya mbere ni uguhagarara kigabo, ugahagarara wemye, wanagwa kandi ukongera ukabyuka, kuko ibyo nutabishobora nk'umugabo nta wundi muntu wabishobora. Uko byasa kose rero uba ugomba kwishakamo imbaraga mpaka usoje icyo watangiye. Burya isi yose iha agaciro abagabo bameze gutya, basoza ibyo batangiye. Umugabo nyamugabo kandi ni wa wundi udakoresha violence, udahutaza, udakoresha imbaraga z'umurengera ngo agaragaze ko ari umunyembaraga. Ese koko ubona nta bundi buryo wakemuramo ibibazo bitari ugukoresha imbaraga z'umurengera? Niba hari icyabaye hagati yawe n'umuntu, mwicare mubiganireho mu nzira nziza, mushaka umwanzuro hamwe, ariko nta muntu uhohoteye undi, nta muntu ubangamiye undi. Ndetse muri iki kinyejana tugezemo nta muntu ukirwana ngo yakubise umugore, ngo yarwanye n'umugabo mugenzi we, babona ko ariyo nzira yakemura ibibazo bafitanye. Reka nuhitamo iyo nzira, menya ko utagiye gukemura ikibazo, ahubwo ibibazo bigiye kwikuba. Burya umugabo nyamugabo nta mbaraga zo gutakaza arwana aba afite. Reka umugabo nyamugabo akemura ibibazo mu buryo buri intellectual, akemura ibibazo mu buryo bwo gutekereza. Kandi burya iyo wahisemo inzira yo kurwana, burya ibitekerezo uba wabitaye, kandi nta mugabo wataye ibitekerezo, nta mugabo uba ukikurimo. Burya imbaraga z'ukuri z'umugabo ziba muri control, hahandi buri situwasiyo yose we aba ashoboye gukontorora emotions ndetse no gutekereza, mu gihe niyo yakwisanga abandi bari kumwe bo babuze control. Izo nizo mbaraga za nyazo z'umugabo nyamugabo. Umugabo nyamugabo kandi ntago akenerwa kwemerwa, ntago akenera kwemerwa kugira ngo akore ikintu. Ni wa wundi niba yatekereje ikintu akacyanariza koko akabona ko gikwiye gukorwa, ko gifite akamaro, agomba kugikora atitaye ku babyemera cyangwa ku batabyemera, ku bamuca intege cyangwa abamukomeza. Umugabo nyamugabo ni ukora icyanyacyo mu gihe cyanyacyo. Usanga hari umuntu mu gihe abantu bari kuvuga ngo ibyo ashaka gukora barabona batabyemera, barabona ntacyo bizamugezaho, barabona yakabaye kuba ahindura agakora ibindi. Ibyo byose rero ntago wabigenderaho ngo uzagire icyo ugeraho mu gihe uri umugabo nyamugabo. Ntago ukeneye abakwemera, ntago ukeneye abemera ibyo ukora kugira ngo ugire ikintu utangira gukora. Ikindi kandi umugabo nyamugabo ntago yirwa atakamba yinginga ngo abantu bamube hafi, ngo abantu bamugume iruhande, yinginga ngo abantu bamushyigikire. Reka wiba nk'umwana wumva ko kuba ari wenyine ari ikintu giteye ikibazo. Iyo ugize amahirwe ukabona famiye yawe igushyigikiye mu byo ukora, ibyo byonyine birahagije. Burya nuba ufite intego mu byo ukora, niba ushaka n'abakuba hafi bazaboneka rwose. Cya mbere ni uko ugira intego, ibindi byose birizana. Umugabo nyamugabo kandi ni umugabo urinda ijambo rye. Iki kintu ndagira ngo mucyumve neza. Buriya kirazira kikaziririzwa, nta mugabo nyamugabo ubeshya. Rinda ijambo ryawe,
niba hari umuntu wasezeranyije ikintu runaka, haranira uburyo bwose isezerano urisohoza, kuko nubikora ikintu cya mbere uzaba urinze kurusha ibindi byose ni agaciro kawe. Kandi agaciro burya k'umuntu, k'umugabo, ni ikintu gikomeye. Burya kurinda ijambo ni icyizere, kandi umugabo waburiwe icyizere, watakarijwe icyizere, ibintu byose biba byamurangiriyeho, nta kintu na kimwe aba asigaranye. Umugabo nyamugabo kandi ni umenya kandi agasobanukirwa neza ko comfort zone, cyangwa se hantu uba utuje wumva umeze neza, wumva ibintu byose ari okay, hariya hantu hica imbaraga zawe. Burya umugabo nyamugabo ntago aba agomba kuguma hariya hantu, kuko iyo uhagiye ukahamenyera bikwicira potential, bikwicira imbaraga. Nta mugabo wagiye hariya hantu ngo yumva atuje agume gutyo. Reka ugomba guhita utekereza akandi kantu kagucarenjinga, akandi kantu ugomba gukora, kuko rega buriya no muri Bibiliya biranditse ko umugabo azarya yiyushya kuya. Nta mpamvu yo guhora uryamye uri ahantu hatuje hatekanye ngo nuko wenda wageze ku kantu runaka ukumva urashaka kujya ahantu uryoshya. Reka uraryama se wageze kuki? Uba ugomba guhora ukora, ugahora ushaka utuntu dushyashya, mbese ibintu bimeze neza. None se nushaka kujya aho hantu hameze gutyo heza, wumva utuje umeze neza, nta kintu ukora, abana se bo bazajya hehe? Reka burya umugabo arangwa no gukora. Tugeze ku kintu cy'ingenzi cyane kandi umugabo nyamugabo kiba kigomba kumuranga. Burya kirazira kuvuga abandi nabi, kubaharabika kugira ngo ukunde ugaragare neza. Burya abantu kuba bakwemera ko urenze ntago ari ngombwa ngo ube wabanje kwerekana imbaraga nke z'abandi bantu, ubasebya, uvuga uburyo badashoboye. Ntago aricyo kintu gituma abantu bakwemera nk'umuntu ukomeye. Burya niba hari ikintu urusha abandi, ntago ari ngombwa ngo wirate, ugasanga nko mu kazi, niba umuntu ugasanga hari nk'umuntu wenda usobanukiwe neza akazi, ugakora mu buryo bwa nyabwo, ndetse afite na experience pe, ariko ukabona afite imyumvire ko kugira ngo yemerwe nuko avuga uburyo abandi nta kazi bazi, ko hari ibibananira, rimwe na rimwe akanabibafasha cyangwa bakakubufasha ahandi, ugasanga yabigize ikiganiro ahantu hose pe, birumvikana urabarusha. Ariko ako kantu ntago kagaragara neza, ako kantu burya gahita kakwaka amanota, ako kantu ko kugenda wongeraho utundi tuntu tw'utugambo ntago aba ari sawa. Ikintu cya nyuma ngiye gusorezaho, burya umugabo nyamugabo ni wa wundi umenya ko agomba kwiga, agomba kwihugura mu tuntu twose, mu tuntu runaka, nta mwanya wo gutakaza afite, kuko isi iba yihuta cyane. Nubona utarimo ugenda wibikaho ubumenyi bugiye butandukanye, menya ngo ntago uri umugabo nyamugabo. Burya igihe umugabo azatekereza ko azi buri kimwe, ni hahandi azatangira kujya hasi. Niba ubu butumwa hari ikintu bugufashije, kora subscribe, muri comment kandi washyiramo uko ubyumva, igitekerezo cyawe, kuko rwose iyi channel yanyu ibanga entertainment, tugenda twungurana ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Muri comment rwose biba byemewe gushyiramo igitekerezo. Niba wumva kandi ari ikigushimishijeho, kora like, dukomeze twaguke nk'umuryango mugari hano ku Ibanga Entertainment. Tugenda twungurana inama kugira ngo ubuzima bwacu burusheho kugenda neza, tuvuga ibintu by'ubwenge, cyane cyane ibintu tuba twagiye dukura mu bitabo bitandukanye. Namwe kandi mwamaje gukora subscribe, muri abantu b'ingenzi cyane, ibi byose nimwe tubikesha. Ciao, reka duhure mu kiganiro gikurikiyeho.